igeze wasogongera. Haleluya. Nimba warasogongeye ukabona uburyo Kristo agira neza, ukamenya yuko agira neza, ukamenya yuko atabara, ukamenya yuko ashobora byose, ongera umwizere, ongera umwegere, kuko niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Niwe wakomeza ibyo bintu byagaragaraga nkaho bigiye gusenyuka, niwe wakubaka urugo rwawe rwari rugiye gusenyuka, kuko niwe buye rikomeza imfuruka. Urwo rugo rwawe yakongera akarwubaka, bwumvikane bwakongera bukagaruka. Niwegera Yesu ukongera ukamugirira icyizere. Haleluya. Mana ishimwe. Nene ku before draya, ndagira ngo ngutangarize ngo ongera umwegere, ongera ugarukira aho ngaho, aho elestifoze grere, amaganya yawe yareke, ibyo ngibyo bikugoye, ibyo ngibyo bitesha agaciro, ubibwire ngo hari uwavuganye nanjye, hari uwambwiye kazangira neza. Nimba ufite nzayimana, Imana ikakubaha izakujya neza, kabanye nango nzakujya neza, kakuvuga ngo nzakurengera, kakuvuga ngo nzakurwanira, kakuvuga ngo haleluya, kakuvuga ngo nzakugenda imbere, kakuvuga ngo nzakurwanirira. Ongera umugirire icyizere, ongera utumbire Yesu, ongera ugaruke ku isoko, ongera elestifore grere. Muri ribyarimbye neza aravuga ngo nimuze mwenyine twihererane, ngo munsanga ahantu hatari abantu. Haleluya. Ngo dore urusaku rurabaruje, hari urusaku rumaze iminsi mu matwi yawe, hari urusaku rw'abarozi rumaze iminsi rukumereye nabi, hari urusaku rw'abadayimoni, hari urusaku rw'amagambo biri kuguca intege, hari urusaku rwa korona. Ariko ndagira ngo ngutangarize uwo nguwo Kristo, iyo wamugiriye icyizere ugasubira ku isoko, ntabwo akoze isoni. Haleluya. Mugabo umwe witwa Eliya, elestifore grere, yatindanye n'Imana. Imana ishimwe. Ngo igihugu cyose hatera inzara, ibintu birakomera, ibintu biradogera, bageraho barya n'abana babo. Ariko kuko yatindanye n'Imana, mvugira ngo amina, Imana irongera avuga ngo humura mukozi wanjye, navuganye nawe ko ntazagukoza isoni, ko ntazagusebya, ko ntazatuma wicwa n'inzara. Irangije avuga ngo haguruka, haguruka. Haleluya. Ngo haguruka ugende Kreti, ugende ku kagezi, nzabana nawe, nzagutungirayo, nzakurengera, nzaguha amazi, eleforegre, nzagucira inzira. Ngeriya kuko yarazi ijwi ry'Imana, yaratindanye nayo, ngarangije aragenda agera ku kageza Kreti, arangije atunga nayo mazi. Imana ngitegeka ibikona. Imana ishimwe. Muri iyi minsi Uwiteka ntabwo ibikona byashize, ntabwo ibikona byapfuye. Imana iracyashoboye, Imana iracyafite inzira nyinshi, ishobora guca inzira utatekerezaga. Imana izaca kandi ikayira. Haleluya. Ngarangije kuri Kreti, Imana itegeka ibikona bikajya bimuzanira imitsima, bikajya bimuzanira inyama, ararya aranywa, kubera ko yari yaratindanye n'Imana, kuko yari yarasogongeye akamenya ko uwo mwami wagira neza. Nanjye nagira ngo ngutangarize, nubwo turi muri Covid, ariko Uwiteka Imana iki gihe gikomeye nihagaragariza gukora kwiwe. Iki gihe kigoye niho imbaraga z'Imana zigaragarira. Wowe ikintu ngusaba ni kimwe, tindana n'Imana. Kura amaso ku bantu, kura amaso kuri so wanyu, kura amaso kuri mubyara wawe, kura amaso kuri mukuru wawe, kura amaso kuri nyoko wawe, ahubwo wongere desti eforegere, wongere utumbire Yesu, wongere ugaruke ku isoko, utindane nawe, ubari ubwira wenyine, nawe azagucira kandi kayira. Imana ishimwe. Tukomeje nk'igihe cyarageze, ngakageze karakama, kubera kera yari yaratindanye n'Imana. Imana ngo humura. Haleluya. Nubwo iserefati kamye, ariko hari aho naguteguriye, hari akandi kayira. Imana itugirire neza. Ngaragenda, Imana elefoze grere itegura umupfakazi. Ndagira ngo ngutangarize ngo ene kutayidra, nubwo ubona Kreti yawe yakamye, ariko iserefati hari umupfakazi, hari ubundi butabazi, hari ahandi hantu Imana yacisha arangiza ikagutabara. Nene topi efoze grere, nshuti yanjye, mwene data, yewe papa, yewe muvandimwe, mukuru wanjye, mushiki wanjye, ongera utumbire Yesu, ongera umenye ko Yesu ashoboye byose, ongera umenye ko Yesu abasha guca kandi kayira. Wongere lebone kutaya sangombi enegre, wongere wibuke bwa buryohe wasogongeye, ukamenya ukuntu agira neza. Ubwo buryohe ubwibuke, wongere ugaruke ku isoko, maze akugire neza, maze
azakurengere ineta iligrere elefore grebova ubwo enesta uwo mwana wanze kuvuka ibyo bakuzinze Kristo aracyashoboye abasha kubizingura. Mana ishimwe, Mana yacu irashoboye ibasha gukora ibirutwa twebwe ibyo tureba n'ibyo dutekereza, kuko Imana iracyafite imbaraga ngo Kristo ko yarejo n'uyu munsi niko ari. Nagira ngo nkubwirire ijambo riwango niba warasogongeye ukabona ukuntu agira neza, haleluya, ongera umugirire icyizere, ongera umuhanga amaso, ongera umwizere. Meneta ya siregre niwe buye rizima ribasha kubaka ibintu byawe, niwe buye rizima ribasha kubaka ibyawe, niwe buye rizima ribasha kongera kubaka business yawe, niwe buye rizima ribasha kongera kugukura izo nyatsi zikavaho ukongera ugakora bikemera. Nagira ngo ngutangarize muri iyi minsi ubona kigoye ni imbaraga z'Imana zigaragarira. Aho ngaho ubona kunaniriwe ni Imana ikorera. Mwiri yarangije asaba kwipfira kuko arabonye iminsi imeze nabi, kuko arabonye ibintu bimukomereye. Ezebera ari kumushakisha ngo amwice, nawe hari ibintu biri kugushaka ngo bikwice uyu munsi, ariko Imana ifite elestainigre, ifite ubuhungiro, ifite ubwihisho, ifite ahantu yakunyuza. Ongera umugirire icyizere, ongera umuhanga amaso, aracyari Kristo kandi aracyakora imirimo n'ibitangaza, ashoboye byose. Mana itugire neza. Meneta ya siregere rero nshuti yanjye, yewe mwene data, yewe muvandimwe, eneta kuri bini furegre Kristo wa wundi wavuganye nawe akakurengera cyagiye. Yibuka ya mpanuka wakoze abandi bagapfuka sigara, yari abantu benshi bamanitse amaguru se yashika, ariko uracyariho, uracyahumeka. Oya wiganya, wibwira ibyo bibazo, bwira umutima wawe ko ufite ibibazo, bwira umutima wawe ko ufite Yesu wavuganye nawe, katazagukoza isoni, katazagusebya, kata LSTB ni kutaya sandobe enegre LSTB enefuzube enedrome. Ndagira ngo mubwire ngo niwe buye rizima ryonyine, niwe wenyine ufite igisubizo. Wabwira umuntu nawe enekuta akakumbira ubusa, cyangwa se ukabwira inshuti yawe ikagenda ikagutaranga, ariko Yesu we la minigrere aho ngaho iyo mpageze mpita mvuga ngo Uwiteka Imana nanjye nzakunambaho. Iyo umubwiye ikibazo ntabwo agenda gutaranga, ariko inshuti yawe iragenda ikanga urabizi runaka, urabizi byaramucanze elestiforegre uriya nubwo ubona agenda erega buriya mu rugo bimeze gutya na gutya, ariko Yesu haleluya aravuga ngo humura mwana wanjye, nje kukujya neza, nje kugutabara, kandi namaze kumenya neza. Nta jambo avuga ngo rihere, ntabwo akoze isoni, nta nubwo avuga ubujajwa. Nene ku eredraya ndagira ngo nkubwire ngo rero nshuti yanjye mwene data, ongera ugaruke umugirire icyizere, ongera ugarukemo neza, ongera utindane nawe azakugira neza. Mana mwishi tugire neza. Nsozi iri jambo etekrebo enedraya zebini kutaya sansoma. Ndagira ngo nkubwire ngo mutangarize ngo twagiye tubona Imana mu bihe bitandukanye. Hari igihe nabonye Imana ibihe bimeze nabi, Imana irandengera. Nawe hari aho wigeze ubona Imana irakurengera. Rero ongera ugaruka aho ngaho, ongera ugirire icyizere wawe wavuganye nawe, subira mu muhamagaro wawe, ongera utitirize usenga Imana. Reka nkubwire aka kantu niko ngiye guhita nsoreza. Nubwo isengero zifunze, nubwo na elekutera, ariko ndagutangariza itangazo rivuga ngo na elekuta ijuru ntabwo rikinze, ijuru riracyakira ibyifuzo, ijuru riracyumva abantu bayo, ijuru riracyatabara. Rero etaya wizana impamvu ngo nta muntu elekiribova ngo ijuru ngo isengero barazifunze ngo ntibyemeye gusenga. Reka da, ijuru rebofa riracyakira ibyifuzo by'abantu bayo, by'abakozi b'Imana. Rero ndagira ngo mubwiye ngo ongera utindane nayo, utabaze hari uwakumva ateze amaboko kugira ngo nawe kugire neza. Mana mwishi tugire neza. Na rero ukeneye ubundi bufasha cyangwa se kugira ngo dusengane Imana, tutabaza Imana muri iyi minsi igoye, naguha nimero wanshakiraho. Nimero yanjye ni 078 76 35 186 cyangwa se 0725 217 386. Imana yo mwijuru tugire neza. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Nsengiyumva Samweli. Imana iduhana umugisha. Imana ndagushimiye kuri Imana igira neza.
mwami ngushimiye ko watugiriye neza. Iri jambo mwami mwiza reka rigira aho rikura abantu bawe, rigiye naho ribageza, kandi wongere ubibutse ibyo wavuganye nabo, kandi ubaha umutima wo kongera kukugarukira kugira ngo batindane nawe ubagire neza. Urakoze kuri Imana ijya neza, urakoze kuri Imana ikomeye. Tuguhaye kaze na karibu kugira ngo uze mu mitima yacu mwami mwiza. Abari bihebye wongere ubahumurize, abari babuze inzira ubacire inzira, abari babuze ubutabazi ubatabare, kuko ntawakwizeye uzigera akorwa n'isoni. Byose tubisabye tubyizeye mu izina rya Data wa twese, ni iry'Umwana, ni iry'Umwuka wera. Amen.